ni ukuvanga ino moto nyimaranye amezi 7 nta kibazo njyewe nayibonyeho. Ikibazo ni abantu bazitwara ntibakurikirane amaferi yayo ngo umenye ngo zagabanutse ngende kuzishyirishamo. Nta nubwo bihenze kwishyirishamo feri, mu kugenda n'ubu ari ukuzongera, imbere ni 500, inyuma ni 500, ni 1000. Ni ukuvuga ngo ikibazo ubundi kiba ku mushoramari wagiye akagura moto, noneho we aho kugira ngo ayitange ayihe umushoferi umwe akore ayishyura izabiye, ahubwo we agahitamo kuyigumana ariye akayiha abashoferi batandukanye. Uyitwaye mu gitondo si uri bwongere kuyitwara nimugoroba. Njyewe icyo mpfa ndaza mwereke perime ampereze moto, nta mahugurwa nzi, sinzi n'ukuntu bayitwara. We araza ngo ati iyo ni nk'igare wowe utware gusa. Noneho niyumva za feri zagabanutse kubera ari kuyitwara itazaba niye, ntabwo ari bugire ubushake bwo kujya gukoresha za feri. We arajya atwara niyumva zanagabanutse avuga ati apu, ntabwo 1000 cyanjye njya kugitanga ngo njye gukoresha feri, uza kuyitwara nawe yirwarize. Ubwo rero ikibazo urumva kiri ku bantu bazihererekanya, utazi gutwara, utazi ngo moto ikoreshwa gute, basanga ya moto barayitererana ntibamenye ngo izajya ku igaraje ryabo. Ubwo genda umva ikibazo ari icyo ngicyo.